Haleluya. Amen, Amen, amen. amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro kuko yabanye natwe muri iki cyumweru gishize ikaturinda mu buryo butangaje mu byo twaciyemo byose, none ikaba yongeye gutuma tubonana muri ubu buryo, kandi nabwo ni byiza dukwiriye kubishimira Imana ko ubu buryo buriho abantu bagashobora kuba barebana nubwo tutari kumwe ngo twegerane, cyangwa se ndetse hari n'abatashoboye kuboneka hano kugira ngo tubarebe, ariko tuzi neza ko amajwi yacu n'amajwi yabo agenda yumvikana. Imana yacu ihabwa icyubahiro ku bw'ubu buryo rero yaduhaye. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana uyu munsi, riri buze kwibanda kuri kiriya gice twasomye cyo muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 25 kugeza ku wa 34, kandi bikaba bifitanye isano n'amagambo twasomye nanone mu gice cya mbere cyo mu isezerano rya kera yatubwiraga ibyo Imana yahuguje Abisirayeli mbere yuko binjira mu gihugu cy'isezerano, ibibutsa ibyiza bakoreye kandi inababwira inshingano bafite bategerejweho muri kiriya gihugu bagiye kujyamo zo kugihindura. Aya magambo tugiye kuganiraho uyu munsi ni amagambo nakunze cyane kuko yamfashije mu buryo nayatekerejeho, nkavuga ngo dukwiriye gufata amagambo yose Yesu atubwira tukayaha agaciro, tukayazana mu bugingo bwacu, tukemera ko aduhindura kandi tukabaho dukurikije uko ayo magambo adutegeka. Ni amagambo Yesu yigishije ubwo yari kuri uriya musozi, kuko nasomye mu gice cya 8 ngasoma ngo amanutse kuri uwo musozi, kandi mu gice cya 5 bakavuga ngo azamuka umusozi abantu bateraniraho ari arababwira. Yabahaye rero inyigisho z'ubuzima, inyigisho z'imyitwarire y'ubuzima, uko bagomba kwitwara. Aya magambo dusomye muri kano kanya, amagambo dusomye muri kano kanya aratubwira rero izo nyigisho z'ubuzima, uko dukwiye kwitwara mu buzima. Nimureke rero tujye muri icyo gice cya 7 umurongo wa 25. Yesu atangira avuga ati nicyo gitumye mbabwira nti. Nicyo gitumye mbabwira nti. Iyo umuntu atangiye avuga ngo nicyo gitumye mbabwira, ni ukuvuga yuko hari ibindi ashatse ko ayo magambo agiye kuvuga ahwanye nayo cyangwa se ashamikiyeho. Narebye rero amagambo abanziriza ayo ngayo cyangwa se ayo tugiye kuganiraho kugira ngo numve neza ngo igitumye ababwira gutya ni iki. Sanga yaramaze kubabwira ibyo kwirinda gukunda iby'isi, kwirinda gukunda isi. Haleluya. Ni ikintu gikomeye cyane. Yaramaze kubabwira ngo bari mu isi, yari yababwiye ngo bari mu isi, ariko yaramaze kubabwira ngo ntawe ukwiriye gukeza abami babiri. Ntiwakunda isi ngo ukunde n'Imana, ntiwakunda iby'isi ngo ukunde n'Imana, ntiwabibangikanya byombi ngo ubishobore. Kandi turi mu isi, ariko ntidugomba gukunda isi no gukunda iby'isi kandi ngo tuvuge ngo turakunda n'Imana, ntibyashoboka. Amaze kubabwira ayo magambo rero yarababwiye ngo ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Hanyuma amaze kubabwira ayo magambo rero akomeye, niko kubabwira ngo nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire. Haleluya. Nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire. Kwiganyira ni iki? Kwiganyira nagerageje kubyiyumvisha, nsanga ni ukuvana umuntu mu byo yari arimo uyu munsi, agasa naho agiye kubona ibyo mu gihe kiri imbere, noneho agasa naho akuruye
ibyo byo mu gihe kiri imbere, ariko cyane cyane ibyo dukunda kukurura ni ibitubabaza ukabizana uyu munsi ukabibamo none. Kera hari ikiganiro cyabaga kuri radio cyavugaga ngo ejo nzamerane, ejo nzamerane. Ugasanga abantu bari muri ejo nzamerane bakuruye ibyo byo mu minsi ya kera babizanye none. Niba hari ibibabaje batangiye kubibabazwa n'uyu munsi wa none kandi bataragera aho ngaho ejo. Abantu bageze mu myaka tugezemo bamaze gukura, bari mu myaka nk'ingi yacu za 70, aho kugira ngo babeho nk'abasore bo mu myaka 70 bagakurura bakagerageza kugeza mu myaka 100, maze uyu munsi agatangira kwibaza ngo mu myaka 100 nzaba meze nte, mu gihe nzaba ndi jyenyine mu rugo nzaba meze nte. Abagabo bakibaza ngo mu gihe nzaba ntafite umugore nzaba meze nte. Abagore nabo bakibaza ngo mu gihe nzaba ntafite umugabo nzamererwa nte. Mu gihe nzaba ndwaye narembye bizagenda bite, ninde uzampagurutsa, ninde uzamfasha mu rugo, ninde uzanyitaho. Ibya kera ukabikurura ukabizana none bikaguhangayikisha. Bakavuga bati hari ibibazo bigiye kuza, inzige zateye hirya no hino, uwo mwanya inzara igahita ikwica, ngo bizagenda bite nibigera mu murimo wanjye, ngo bizagenda bite ibingibi birimo bivugwa nibikomeza bizagenda bite, bizagenda bite. Ugasanga umuntu aretse kubaho none agiye kubaho muri kiriya gihe, ariko Satani kuko ari gukora ibyo byose nta kwereka ibyiza biri imbere, ahubwo akwereka ibibi ushobora guhura nabyo nubwo byaba ari ikinyoma, kuko turabizi Satani ni umunyabinyoma, akabikubeshamwo. Noneho muri icyo gihe uhangayikishijwe nabyo bikakubuza amahoro y'uwo mwanya. Kuba mu isi rero biradusaba kwitonderera ijambo Yesu atubwira ngo ntimukiganyire. Ntimukiganyire. Nicyo gituma babwira ngo ntimukiganyire. Kandi igituma abantu biganyira biterwa n'iki? Ngira ngo dukwiriye kumenya neza kuba mu isi cyo kuri twebwe abantu b'Imana. Igihe Yesu yavugaga ngo muri mu isi ariko ntabwo muri ab'isi, yashakaga ko twiyumva gute, yashakaga ko tumererwa dute, yashakaga ko mu isi tuhaba gute. Ibyo ni ibintu dukwiriye kumva neza uyu mwanya tukabisobanukirwa kugira ngo tumenye imyifatire yacu muri kino gihe cya none. Pawulo yabisobanuye neza mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere n'icya kabiri. Ndashaka kugira ngo mfate nk'umurongo umwe noneho twumve ukuntu Pawulo dusobanurira uko dukwiriye kuba aho hantu. Mu gice cya kabiri ku murongo wa 6 aravuga ngo nuko ituzurana nawe, nukuvuga ngo ituzurana na Kristo, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo. Ituzurana na Kristo, itwicaranya nawe ahantu mu ijuru turi muri we. Hanyuma no mu gice cya mbere ku murongo wa 21 haravuga hati, Pawulo aravuga ati imushyize hejuru y'ubutware bwose. Cyangwa duhere kuri 20, ngwizo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. Imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Haleluya. Aha ngaho niho twicaye muri Yesu Kristo. Imana iratuzamura ikadushyira ahantu twicarana na Kristo, aho yicaye ahantu ho mu ijuru muri bwa butware ku bintu byose, ngo hejuru y'ibintu byose, hejuru y'ubutware bwose, hejuru y'ubunyabushobozi bwose,
ngo muri iki gihe no mu gihe kizaza twicaye aho hantu, turagenda muri iyi si tuboneka nk'abari muri iyi si, ariko mu mwuka twicaye ahantu. Ujya kwiganyira rero ni Satani umujyana, akamuvana aho hantu yicaye, agasa naho amusinzirije mu buryo bw'umwuka, agasa naho amwibagije aho yagombaga kuba ari no kubarizwa iteka ryose, akamujyana akamugeza rero aho amwereka ibibazo biri imbere. Yamara kumwereka aho ibibazo biri imbere, akabikurura akabizana noneho mu bwenge bwe, bya bitekerezo bye bwa bwenge bwe akabikurura muri bwa bwenge bwe, akabizana muri iki gihe cya none, bigatangira kumubabaza, bigatangira kumubuza ibyishimo, bigatangira kumubuza kunezerwa, agatangira guhangayika. Aho ngaho niho Yesu yashatse kugira ngo ahugure abigishwa be, abahugura babwira ngo dore muri mu isi, ndabahamagarira kugira ngo muyikore n'umurimo ukomeye, ariko ntabwo mukuriye gukora uwo murimo mumeze nk'uko abaturanyi banyu bameze, mumeze nk'uko abantu basanzwe bameze. Mwebwe mukwiriye kuba mufite uguhinduka kw'imbere mu mutima, kugira ngo mushobore guhagarara muri iyi si binyuranye n'uko abandi bayihagazemo. Kuki mwiganyira? Tubona abantu benshi bagiye biganyira, abantu benshi bagiye biganyira, abo Satani yagiye afata akabakura muri wa mwanya hahandi bicaye mu mwanya mwiza, akabajyana mu wundi mwanya, kandi ibyo babonye icyo gihe byabateye ubwoba. Mwibuke bariya abantu twasomye mu gitambo mu gice cya mbere, bariya Abisirayeli barimo bategurirwa kwambuka Yorodani bakajya mu gihugu cy'isezerano. Imana yari imaze kubaha amasezerano meza, ni igihugu cyiza, ni igihugu mugiye guhindura, ni igihugu cy'amata n'ubuki, ni igihugu kirimo ibyo kurya bihagije, muzarya, muzabona ibyo kwambara, abana banyu bazamererwa neza, ni igihugu cyiza. Ariko mwibuke amagambo dusoma, abo bohereje yo kujya kugitata bagaruye ubutumwa, bakaza bababwira ngo twahasanze abantu bakomeye, twahasanze inkike zikomeye, twahasanze abanaki, twababonaga ari barebare, natwe tukibona tubaye inzigi imbere yabo, ntabwo dushobora kujyayo, ntabwo dushobora kujyayo. Satani yarabafashe abakura hahandi bagombye kwicara ngo bumve ko bari hejuru y'ibyo bibazo, ngo bumve ubushobozi bw'Imana buri muri bo, ngo bumve ko ari bo barimo bategeka, ngo bumve ko ari bo barimo bashobora, ngo bumve nta cyabahangara, bwa butware bw'Imana, bwa busugire bw'Imana, za mbaraga z'Imana. Asa naho azibibagije, abereka abanaki, bareba abanaki mu bitekerezo byabo, bumva ngo babaye nk'inzugi imbere yabo, inzugi imbere yabo. Satani ageza rimwe na rimwe natwe akadukura muri uwo mwanya aho hantu twagombye kuba twicaye, akatwereka ibitagenda, akatwereka uko ibintu bizaba bimeze nabi, akaduhangayikisha. Tube maso, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Two gusinzira nk'uko bari basinziriye, dukomeje turebe icyo Imana irimo itubwira, icyo Imana irimo ikorana natwe muri kino gihe cya none. Kwiganyira no kuva mu mwanya mwiza, wa mwanya wari urimo uwishimira mu Mana muri Yesu Kristo, akakujyana. Kandi Satani yanahangaye no kubikorera Yesu, nawe ubwawe rero yabigukorera, kuko yahangaye kubikorera Yesu, ngo aramufata mu mwuka, amujyana ahantu ku musozi, atangira kumwereka ibintu, atangira kumwereka ubwami, atangira kumwereka n'iby'inzara no gusonza. Aramujyana, nawe ashobora kukujyana, akakuvana mu mwanya wagombye kuba urimo. Byose rero biraterwa n'ahantu wicaye. Wicaye hehe mwene data? Wicaye hehe muri kino gihe cya none? Satani arimo araguhiga ngo dararazerera, ngo nk'intare, ngo icyo ishaka kubiconshomera. Arimo arahiga, aragenda hirya no hino, atuzenguruka ashaka kuduconshomera. Wicaye he kugira ngo ubone neza uko umusubiza mu buryo nk'uko Yesu yamusubije neza. Hari abagiye bahagarara ahantu habi, kandi abahagaze ahantu habi babonye bibi. Eliya ubwo yari ku musozi, ubwo yari amaze gukorerwa n'Imana ibitangaza, amaze kwica abahanuzi b'Abayali,
amaze kubona uko Imana ikora mu mbaraga zayo, amaze kubona isengesho asenze ngo Mana, Imana y'ukuri niyigaragaze, Imana igiye gutwika, kumanura umuriro ukamanuka ugatwika iki gicaniro, iyo niyo Mana y'ukuri. Amaze kubona iyo Mana y'ukuri no kuyihamya, umugore araza witwa Yezebeli amutera ubwoba, Satani aramujyana ajya mu rwoba. Yezebeli aramubwiye gusa ngo mumbwirire uwo mugabo ngo uko wagenje ba bantu nanjye ndaje nkugenze gutyo. Ubwoba buramutaha, atangira kubaho muri ubwo buryo bw'ubwoba, ajya kwihisha mu buvumo, aho Imana yamusanze ngo urakora icyaho, ngo nihishe, ngo bambwiye ko ngiye gupfa, ngo dore nanjye usigaye ndigiye nyine. Agize kwiheba. Imana iri kutubwira ngo wicaye he? Wicaye hehe? Niba rero Satani yakweretse bya bindi, wemeye kujyana akakwereka bya bindi, bikakwibagiza ubushobozi bw'Imana, bikakwibagiza imbaraga z'Imana, bikakwibagiza iby'Imana yakoze, uri ahantu habi, ikigiye gukurikiraho ni ukwiheba, ni ukwishobera, ni ukugira ubwoba, ni ukumva ntacyo umaze, ni ukumva wisabira gupfa. Ibyo ni ukwiheba, ni ukwiganyira. Nta mukozi w'Imana urimo wiganyira wanezeza Imana mu murimo wayo. Nta mukozi w'Imana utarimwo uhagarara muri bwa bushobozi bw'Imana ngo ibyo byose ngo birebe uri hejuru ku musozi. Kuko Yesu yaravuze ngo, Pawulo yaravuze ngo aratuzamura akatwicaranya nawe ahantu hejuru ku musozi. Aho hejuru ku musozi rero hagume kandi uhategekere, ubwira ibyo ngibyo byose ngo Satani ndakureba ukajya munsi yanjye, aho twabwiwe ngo tuzamuribatira munsi y'ibirenge byacu, ntacyo ushobora kumbwira, nta n'ibyo ushobora kunkangisha, kuko ibyo byose nzi neza yuko ubushobozi bundimo mpabwa na Yesu n'Umwuka Wera bubishoboye kubihindura ubusa. Hanyuma rero icyo nicyo gitumye Yesu yababwiye ngo ntimukiganyire. Hanyuma noneho arongera ku murongo wa 28 arababwira ngo none se ko mumaze kumva biterwa naho mwicaye, none se ko mumaze kumva ibyo mbabwiye, igituma mwiganyira ni iki? Ese mwari muzi yuko Data wo mu ijuru ibyo ngibyo mwibaza nawe abizi? Ese mwari muzi yuko ya Mana twamenye, ya Mana yabanye natwe mu myaka ishize, ya Mana yarinze ba bantu kumara ya myaka 40, umuyobozi wa gahunda yatubwiye ati mutekereze umuntu ufite urukweto akarumarana imyaka 40 rutarasaza, umuntu ufite umwambaro, afite ishati imwe, afite ipantaro imwe, ariko ayimaranye iyo myaka yose kandi nta mwanya afite wo kumesa, yenda simbizi yameseza akambara iki, ariko ntabwo imyenda yabasaziyeho, ntabwo imyenda yabanukiyeho, imyenda yabo yakomeje gufatwa neza mu buryo bw'Imana, mu buryo bw'umwuka. Iyo Mana ikora ibyo bitangaza, se yagiye he? Igihe ugiye kwiganyira. Satani iri mu kwereka uko uzaba umeze ejo, uko uzaba umeze mu gihe kiri imbere, uko uzaba umeze haramutse habaye ibi ntihabaye. Hari ibyo tujya turema natwe tukabizana, ngo ese ubu ngubu hongeye kuba ibibazo ibi n'ibi, ngo nabigenza gute, nahungira he, naca he, abambona byagenda bite, akatuma ubizana bitabaho. Wamara kubizana bitabaho, ukamara kubirema muri wowe, bigatangira kugutera guhangayika, ugahangayika, ukagira inzara y'ibizabejo kandi uyu munsi nta nzara ufite ibyo kurya biguhagije. None se mwiki gitumye mwiganyira? Muzi yuko n'abapagani ibyo babikeneye, bariya muturanye ibyo ngibyo mukeneye nabyo barabikeneye, ariko so wo mu ijuru ikirutaho, so wo mu ijuru azi ko mubikeneye, kandi akakubwira ngo nanone ngo uyu munsi ni umunsi Imana yakuremeye ngo ubemo neza, ntabwo ari umunsi ukwiriye guhangayikiranwo. Baho none, ubeho mu gihe cya none, ukora ibyo ugomba gukora neza mu gihe cya none, hanyuma ejo nanone uzabaho none, kuko ejo hazongera habe none. Buri munsi byubaho nk'uko Imana ishaka kubaho uwo munsi, buri munsi jya unezezwa n'iby'Imana iguhaye, buri munsi jya wishimira mu Mana nk'uko Imana ishaka ko wishima uwo munsi, buretse kujyana umutima wawe kure. Tukiri abasore, igihe twakizwaga,
twari dufite ukuntu dushaka duhumurizanya cyangwa se duhugurana kuri aya magambo, tukavuga ngo ntitukamere nka jirafe. Iriya nyamaswa yitwa jirafe ni inyamaswa ifite ijosi rirerire, igenda ikaritunga iriya, noneho ikagirya ibya kure, ibya hafi, kuko ijosi ari rirerire ntishobore kurya ubwatsi buyegereye. Hari abakristo bameze nka jirafe, badashobora kumenya ibibanejeje bibakikije uwo munsi, batareba ibyo Imana irimo ikora byiza uyu munsi, batishimira mu Mana uyu munsi, batavuga ngo Mana ubwo mpaye ibyo kurya bya none ndagushimye, n'ibyejo uzabima nabyo. Ahubwo bahora iteka ryose bibaza ngo bizagenda biti, bizagenda biti, ejo bizagenda biti, nimara gusaza bizagenda biti, ko ndigiye nyine mu rugo bizagenda biti. Abana bakibaza ngo ababyeyi badahari byagenda biti, ababyeyi nabo bakibaza ngo uriya mwana ko ari warungiza adahari byagenda biti. Umuntu wese uri mu kazi akavuga ngo ubu ngubu akazi yaramutse hagize ikibazo, dore turi mu bihe bibi bya corona, hagize ikibazo kibi bakagabanya abakozi nanjye bakangabanyamo, byagenda biti. Ugasanga utangiye kubabazwa nuko bizagenda, kandi uyu munsi wa none ufite ibyo kurya biguhagije, ufite amahoro Imana yaguhaye uyu munsi. Baho neza uyu munsi, baho nk'uko ugomba kubaho uyu munsi, ishimira Imana uyu munsi, wo gutangira gutekereza ejo, kuko ibyejo ni iby'abejo, kandi ibyejo na ya Mana yawe izaba ikiri kumwe nawe muri bwa bushobozi bwayo. Nuko rero ntimukiganyire, hanyuma Imana itanga igisubizo. Haleluya. Yesu mu nyigisho yiwe yakomeje atanga igisubizo. Ku murongo wa 33 arababwira ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Mbere yo gutekereza ibyo byose, mbere yo kubunza imitima no guhagarika umutima, banza ushake ubwami bw'Imana. Haleluya. Banza wite ku gukiranuka kw'Imana kwayo, gukiranuka kwayo, wumve ko uri muharanira no kugira ngo buri munsi Imana nikubone ukiranutse, ufite gukiranuka kwayo. Banza ushake gukiranuka kwayo, banza ushake ubwami bw'Imana, banza wumve ko wowe n'Imana mufitanye ubumwe, banza urebe aho wicaye. Mbere yo kujya kwicara udakwiriye, icara aho ngaho uri kumwe n'Imana. Aho ngaho rero wicaye uri kumwe n'Imana uzayinezeza, uzakora nk'ibyo ishaka. Aho wicaye uri kumwe n'Imana uzakora ibinyuranye n'ibyo bapagani bakora. Kuko Yesu yarabakebuye arababwira ngo ntimuzi yuko n'abapagani babikenera. Hanyuma ku murongo wa 30 ngo ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwaba afite kwizera guke mwe. Ikibazo cyo kwizera guke, kandi kwizera guke ni icyaha. Abapagani cyangwa se abo twita batizera dukeneye ibintu bimwe. Iyo babona muri bwa bukene bwabyo natwe twitwaye nkabo, tuvuga nkabo, tuganya nkabo, ni nko gutukisha Imana, ni ukugayisha Imana, ni ugusuzuguza Imana, ni ukwambura Imana yacu agaciro, dugarura Imana yacu agaciro n'icyubahiro cyayo, dukora ibinyuranye n'ibyabo, twitwaye mu buryo bukwiriye. Imana yacu nihabwe icyubahiro, Imana yacu nikomeze dufashe kugira ngo tumenye yuko mu byo dutekereza byose dukwiriye kumenya ngo nicaye he. N'amagambo rero meza twasomeye uyu munsi, n'amagambo meza Imana yaduhaye kugira ngo tuyaganireho, n'amagambo meza Imana yashatse ko ajya mu myifatire yacu, tukagira iyi myifatire igaragaza ko twerekana ububasha bwayo, twerekana ubushobozi bwayo, twerekana imbaraga zayo, twerekana icyubahiro cyayo, maze Satani ushaka kutubona mu ntege nkeya, ushaka kutubona kugira ngo tugayishe dusekeshe, akaba ari umwara. Izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Reka rero soreza hangaha, ariko nsoze mbabwira nkuko Yesu yavuze ngo Imana yambika indabyo, Imana itunga ibyo mu gasozi by'inyamaswa,
bidahinga, bitabiba, bitakora ni gutya. Imana yita mwebwe muruta ibyo byose, namwe izabitaho buri gihe cyose mwo guhangayika. Kandi munezerwe, mubeho, mwishimire iby'Imana ibahaye buri munsi wose, kuko buri munsi wose ukwiranye n'ibyawo, n'undi munsi uzabukwiranye n'ibyawo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka dusenge Imana. Dusenge Imana tuyibwira ngo Mana, turashaka kugira ngo tugaruke mu cyicaro cyiza hamwe na Yesu Kristo. Turashaka kugira ngo mu myifatire yacu twicaye aho ngaho dutegeke byose mu buryo bugushimisha, hejuru y'ibishaka kutugamburuza, hejuru y'ibishaka kutwihebesha no kudutera ubwoba. Tugaragaze ubushobozi bw'Imana buri muri twebwe, kugira ngo Satani n'abakozi be n'abandi bose batazi Imana bamware mu izina rya Yesu. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen.